rasa nanjye mbibone ni nabwo bwa mbere mbonye umuntu uri kurasa kambanze ngo kige rero ubirebe fresh ubu ngubu hano nashyizemo isasu rero abanyarwanda bakunzi ba Meza TV nkuko bisanzwe iki ni cya kiganiro Gisenyi Talent Vibe tukaba noneho twasuye umunyempano ufite noneho we impano zitandukanye nizo mwigeze kubona turi kumwe nawe aratangira twibwira amazina yanjye banita Olivier nkaba ntuye Rubavu nkaba nkora nk'ibi bintu mubona imbere yanjye tu uragerageza kuzamura ijwi kugira ngo abakunzi ba Meza TV bakumve nkuko nabivuze banita Olivier nkuko muri kubibona ibintu byo bikorwa byanjye ndi umu artiste ukaba hano barimo barabyibonera ibintu biri hano imbere yacu ni ibintu bitangaje ngewe nkibibona naguye kawo numiwe kandi cyane tangira ubabwira ahantu impano yawe yaturutse uko byatangiye kugira ngo ugerageze kuba wakora ibintu bingana gutya ni ukuvuga ngo impano yanjye hano yatangiriye natangiye nde muri P5 nk'utuntu tw'utuzu kwa kundi nyine umpetakura nyine akora cyane urumva ko ngenda nzamuka ariko ngenda nyine ni develop mu mpano yanjye ngenda avuga ati ko nyine nakoreshaga dukarito nkabumba utuntu mu mabumba nkakora utuntu mbese utuntu dukora amaso y'abantu n'abaturebye bakishima bakavuga se ubuntu umwana ungana gutya bikora gute urumva nibwo nageze igihe nyine tunakora tuzu nkabona abantu baradukunze bakatugura n'utumodoka n'utuntu nk'utwo nyine ndavuga se uko ko nyine nakoraga ibintu ariko nyine bikaba bidafite karite ku buryo nyine byaramba ku buryo nyine umuntu niba nabifite yabimarana n'igihe kirekire ndavuga ati nkeneye plastique kabisa kuko nyine niyo bifite nka garanti tu ku buryo bore yamara n'igihe kirekire niko nabivumba nyine uburyo nakora bore muri plastique gusa nkuko muri kubibona nakoze imbunda nkora amantibare nkora amakaske nkora amazu mbese ni byinshi cyane nkora tu ako nifashije plastique nkuko muri kubibona hanga none se ari inzu ari n'imbunda ikintu waba warabanje gukora bwa mbere niki ni inzu ibingibi nk'izi mbunda tu izi mbunda bura nazikoze ngira ngo nkosora abantu ko nyine nabonaga ibintu bakoresha mu mafilime nyine twari koresha ibintu by'ibikarito ko nyine sinema mu Rwanda nicyo kintu ikenye cyane ikenye abantu bafite impano ku buryo nyine barabakorera ikintu ukabona ko ari icyanyacyo nkuko uri kwibona izi ni imbunda nyine ndaje nzibereke mu kanya yana telefone ko hari n'ubundi zirasa irisasu nyine nikagenda byose nyine ubireba iyi mbunda yawe irarasa isasu rikagenda cyane none ndashaka umpitandukaniro ry'imbunda yawe n'imbunda tujya tubona mu mafilime nyarwanda tujya tubona ebana rirari ni cyane kuko nyine usanga kenshi cyane amafilime y'abanyarwanda tu baba bari serious urumva bazi no kwactinga tu ariko ikibazo bakagira ikintu cyitwa materiel urareba filime ukayibona tu ikana kuryohera ariko bafata imbunda ukagira ni igiti ukabona hano wayitandukanyiriza igipupe tugeto ukana ko ari igipupe abazungu nyine nicyo kintu baturusha nta n'ikindi edit mu Rwanda turazifite nta kintu tudafite mu Rwanda ariko ikibura nyine ni ikintu kimwe kabisa materiel nge rero naze nkosora materiel kabisa ku buryo umuntu urumva uri kuri scene nta bintu bimugora cyane ku buryo nge ndifuza guhindura sinema mu Rwanda kabisa nanjye nkagiramo uruhare kabisa ku buryo nanjye izagira urugero igeraho ariko nanjye nyine narashyize itafari ryanjye ikintu ngewe mfiteho amatsiko kurusha ibindi ndifuza ko wahaguruka ugakuraho ziriya mbunda kwanza ngewe ugatangira unsobanurira ino nzu buri akantu ku kandi uburyo yubatse uburyo wayitekereje umbwire ese ni ibwamahangaha esanga iyi nzu ni bwoko ki wagerageza ukabikora nyine nkuko muri kuyibona iyi nzu ni etage ifite ibyumba 15 urumva hasi ifite hasi no hejuru nkuko uri kuyibona rero ngerageze nko kuberekaho kugira nyine ibintu mubirebe neza bakunze ba Meza TV nkuko uri kuyibona ngiye kubereka boro zose uburyo zimeze kabisa nkuko uri kuyibona nyine iyi ni inzu ifite ibyumba nkuko nabijyanye 15 iki ni igipangu ayifungure
ni ifite portail ebyiri ereke niba hano muri kubireba neza ifite portail ebyiri ifite na parking ndabona harimo n'imodoka harimo n'amamodoka harimo n'imodoka n'amajaride n'ibigega inyuma reka mpindure bayibonye hano ni inyuma urabona kino ni ikigega urumva hano ni mu gikari kubona kano kaboro nyine kerekana cuisine tu ni muri cuisine hano ni muri cuisine ni iki iyi nzu ngo ifite ibyumba 15 urabona iki ni igisenge nyine imbere bahabonye ibi ni ibyumba nyine iranaka nuko siza kaza karaye ariko nyine irahaka n'ibiki byose urabona ntabwo hakatse inzu ku manywa hari ku manywa n'iki ntabwo hakatse inzu nyine urumva yaba ari nijoro mba nyakije ndamukaniye yinjiraho nge numiwe ubu nge numiwe nageze ibwami rwose danje kabisa okay twakicara ndumva abantu mu by'ukuri basobanukiwe babonye inzu yawe wakoze ni wowe wayikoreye nta muntu wigeze uyigukorera ebana iyi nzu nyimaranye imyaka hashize imyaka 5 nyine nyikoze urabona ko ikiri nshyashya nyine tu bendi navuze byo gukora ikintu gifite karite urumva hano iyo igize kabaza nk'akabumi kakayegera urahanagura neza fresh ugashyira nk'ariye maze kuyikora inzu zigera muri 15 hejuru y'ingiyi nyine urumva nyine nama project nagiye nkora nyine hejuru y'ingiyi iyi ni nka sample wereka nk'abakunzi banjye ikikora iki nkahita mbereka nyine nkaba present uburyo bore zose zimeze none se ujya uzigurisha ubundi ukora ibi bintu ubugamije iki bundi wowe ni ukuvuga ngo ngira ibintu ngurisha n'ibyo ntagurisha urugero nk'iyi nzu ndazigurisha kuko nyine nyine nkuko bakora projet urumva kambwira ati ngiye nkeneye projet imeze gutya na gutya ngenda yigukorera muri ashikade mu buryo bwa ashikade buri budafatika nkongera nkayikora buri fiziko nyine urumva nkuko uri kwibona gutya ku buryo nyine na nyiri inzu hari abantu nyine batashobora gusobanukirwa na dese urumva ariko iyo umweretse ikintu gifatika nk'iki ngiki ahita akubwira n'umu engineer niyo yamubeshye ahita avuga umu engineer wambeshye dore inzu imeze gutya ntabwo imeze gutya akora nyine tuko ari akantu keza cyane wakifashisha cyane ugiye no kubaka none se byageze aho nibura ibi bintu urabyiga ku buryo wabimetirije cyangwa n'ubundi byakomeje ari impano biguma aho ngaho gusa uravuga ati binge nzabyikorera nta naho nigeze mbyiga ebana no kuvuga ngo ibi bintu ntabwo nabyize tu ni impano ariko nyine hageze nyuma barambwira iki wajya kwiga konse urumva bite n'aya mazu ariko yanga ntabwo mbikora ngo nuko nise konse ni ibintu bindimo guhera kera nageze igihe tuninga konse ubu ndi 5e man nge 6e ubwo nyine niko kubikora gutya ntabwo ari ibintu nize tu ni impano kuko nyine umuntu utakora kuri tu ni iki uranzanira imbundi imwe mu mbunda nabonye hariya utangira uyisobanurira nayo abantu ukuyibona iyi ni AK47 wayibona ni AK47 kabisa wayibonye ni vuba cyane matiyeri zigize ntabwo ari ngombwa wenda ngo uzibwire abantu ariko ndagira ngo nabo barabyibonera ahubwo wababwira kugira ngo uyikore bigusaba igihe kingana iki iyi boro buriya kuko nyine urumva no gutegura urumva niyo mpamvu navuze ati ngomba gukosora ibintu byo mu Rwanda kabisa kamenya ko natwe dufite impano urumva ebana ndicara nkategura boro urumva bikantwara nk'ibyumweru 2 kugira mbe nkoze iyi boro ariko nyine ntabwo ari ariko bigomba kumera nyine igihe biterwa n'ubushobozi bwanjye ku bushobozi bwanjye nyine urumva no gushora nyine amafaranga urumva ntabwo nakora boro imeze gutyo gusa ibintu byizanye ndashora nkagura ibikoresho nkakora ibiki ariko mfite ibikoresho urumva byose biri hariya boro nyine nazikora mu cyumweru kimwe zikaba ziri hariya kabisa hari n'indi ariko bayibonye iyo bayibonye rwose hari n'indi bavandimwe ntacyo turi bubahishe tubibutse ko iki ni ikiganiro Gisenyi Talent Vibe muri kumwe na Gitera wa wundi umuhana vayo nyamutegera kazazejo iyi ni impano iruta izindi noneho mu gihugu cy'u Rwanda iyi boro rero ko muri kubona bayita M16
M16 njya nyibona mu mafilime y'i Burayi. Iyi ngiyi wayibonye visa birone. Iyi boro bayita M16 nyine, iyi boro ukuntu ikoramo, iyo ugiye kugenda nyine ikiza cyayo iri version urumva, iyo ugiye kugenda ufashe nk'urugendo abantu bayicomora yose kayihambura agera ugera ukongera ukayiteranya yose. Urabona nyine ini magazine ni iki, urayibona neza tu. Ubwo nyine abantu iyi ngiyi ni M16 niyo naberekaga, kanze mbereke n'ibindi sinzi no wabibonye aha. Nabonye undi muzigo ahangaha mbona umeze nka ziriya nazo mbona mu mafilime y'abanyamerika zikoresha bakoresha ari abasniper, nayo wayiterura ugasobanurira abanyarwanda. Ariko iyi mbunda yo by'umwihariko yifate by'umwihariko iyo mbunda ndashaka uyitindeho cyane, ubasobanurire akantu ku kandi uburyo wayikoze n'uburyo wayitekereje. Urabona iyi ngiyi bayita sniper, cyane cyane dukunze kuyibona ku mafilime yo hanze y'abanyamerika. Nkuko muyibona ni imbunda uburyo iteyemo, uyu ni umututu murawubona, aya ni amaguru yayo, ntabwo yicara, ntabwo itereka hariya gusa, igomba kwicara mu cyubahiro cyayo nyine urabyumva. Urabona iki ni ikibuno, ko nyine ifata imbunda ifata gutya kugira ahangaha akambara gutya kugira utarasa kagusimbukana, bifatamo hano gutya. Iyi ni jimeri sinzi namuyibona neza. Iyi ni kokingi y'iyi mbunda murabibona. Iyi mbunda rero nkuko muyibona kanze, iyi ni magazine sinzi namubona n'isasu ririmo. Okay, nkuko muyibona ino mbunda uko iteyemo irarasa, urakokinga ikarasa, igitori kigasimbuka. Ko nyine akenshi nyine mu Rwanda usanga na biriya bipupe bakoresha ntabwo birasa, ariko nyine ni bori rasa. Wowe ariko nakunze kumva uri kuvuga ngo imbunda zawe ntabwo ari ibipupe, ubundi ushingira kuki uvuga ko imbunda zawe atari ibipupe kandi ari wowe uzikorera? Icyambere cyo buriya imbunda icyambere cyo igomba kuba ifite isura nye y'imbunda. Ikindi cya kabiri igomba kuba irasa, nta kintu cyakitwa, ntabwo yakwita imbunda itarasa. Nose yabimaze iki? Ikikorerwa no kurasa. Ushatse kubwira abanyarwanda ko imbunda yawe irarasa kabisa. Nahagarara hano kampima nge. Ikibazo nuko urapa nundase ni inyisasu. Ni inyisasu. Amasasu ari he nono? Isasu uraryerekanye riri muri magazini. Kambere kana irindi sasu nayo ifite ahangaha, sinzi no bakunze bari kwirira bameza TV. Iryo ni isasu. Ni isasu cyamo magazini ugashyiramo amasasu nyine ajyamo amasasu. Mino mbunda ajyamo amasasu n'imira. Isasu riba rigizwe ubundi n'ibice bingahe? Iryo ryawe rikaba rigizwe na bingahe? Isasu rigizwe n'ibice bibiri. Hari isasu nyirizina n'igiporo. Igiporo ni rya kindi isasu ryambaramo. Urarasa mbese no kuva n'iki se? Wowe sibyo niyo myenda wambaye. Nuvuga ngo imyenda nyine ni nko kwifashisha kugira nyine ugaragare neza, urumva? Kandi urarasa, urabona iri ni isasu turengire. Urabona iri ni isasu, urarasa akagenda isasu agasiga nkuko uri kubona, urarasa urumva hagasigara igiporo ngiki, urumva? Hanyuma isasu rikagenda. Uvuga ngo isasu iri bigize isasu nyine urabibona tu. Ni ibi ngibi. Ndashaka ukoresha iyi mbunda urasi. Urabikeneye. Abantu babibone ko urashi. Banyarwanda rero tugiye kurasa hanga. Iyi ni imbunda wakoze, iryo sasu niwe warikoze. Impamvu wakoze imbunda ugakora n'isasu nuko waruzi neza ko byanze bikunze iyo mbunda yarasa ukoresheje rya sasu. Ari ukoresheje ukarasa isasu. Ndashaka uyifate urasi, abanyarwanda babibone utwike ko kubibereka kabisa yukwirasa. Hano hari nk'agasampa kara kaboro kaga. Warundashe ba? Mani ntago nakurasa ba. Nge natinye buri ahubwo. Nuko ari gupfa interview. Wamuganise ibi bintu uri gukora. Nukuvuga urarasa kakana. Ngiye kurasa ku kaboro uri kureba aho ngaho. Abari kurasa. Nkuko uri kwibona nyine ngiye gukokinga. Kunino boy ikora rero urabona ini koki, urumva? Kaboro urakurura, urumva? Tenugasubiza ukamanura. Aho ngaho kawukokinze, urumva? Ibyo bigiye gukora noneho. Urabibona ahangaha. Isasu sinzi n'uri kuribona dore ngiri hano. Ndasubika. Urumva hano kiremo isasu. Gutyo urakokinze. Kiremo isasu. Fashe neza. Ndayifata nyishyiremo fresh nyine byose.
se turebe twagiye ahangaha ngiye kurasa rero wa mugabo rasa nanjye mbibone ni nabwo bwa mbere mbonye umuntu uri kurasa reka mbanze ngo kige rero ubirebe fresh ubu ngubu hano nashyizemo isasu rero abanyarwanda hano ni muri target uriya tu nabibonye ararashe hano ebana byabaye kabisa urabona ko irashe urarashe aka gakombe ntabwo kapfumutse katurebe ararashe dore ngiki kiraguwe bakibonye dore ngiki man aka kazi noneho karakomeye cyane dore ngiki isasu none se ikibazo cy'amatsiko ubundi wigeze ubona ku mbunda nyayo abasirikari baba bafite ni ukuvuga ngo ebana imbunda na ni ukuvuga ngo ebana ngewe ndumiwe ariko ngwino hano mfite byinshi byo kubariza abakunzi ba Meza TV ndashaka ngo ngewe umbwire wigeze ubona ku mbunda abasirikari basanzwe bakoresha ebana imbunda nabonye bura ni imbunda imwe gusa visa ariko nira AK47 nabwo nyine twakundi nyine abasirikare batambuka bazifite ukareba ukitegereza ni kuri iki n'izindi nzibona mu mafilime gutyo ni igitangaza biranatangaje cyane kuba nimba utarigeze ubona ku mbunda ngo umenye ngo mbese nk'imbere hameze ute ndabigenza gute kugira ngo iryo sasu ribe ririmo rize gusohoka bize kugenda gutya byavuye he usobanure abantu bamenya hano ibyo bintu byaturutse nkuko natangiye mbabwira nyine kenshi akora innovation mu Rwanda tugakora ibintu bifatika kabisa urumva muri cinema ibintu bigaragara byatari no kuvuga ngo naricaye nyine tundatekereza nkeneye imbunda yasakwa urumva ebana ndicara ndategura ndeba uryo isasu ryagenda ndeba iki urumva ebana ndayitegura koko nanjye ebana solution nyigeraho tu kuri wayibonye solution nyigeraho ukora iyi nzu wambwiye ko watangiye ukora inzu mu bikarito muki icyo gihe wambwiye ko wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari ndi mu wa gatanu bura nifite nk'imyaka 14 gutyo niba 14 gutyo to ubu umaze kugira imyaka ingahe ubu ngubu maze kugira imyaka 19 ndashaje ntabwo ushaje cyane ahubwo ibintu ukora nagatangaza none se ababyeyi bawe barabizi ko ukora ibi bintu barabizi kabisa umubyeyi wawe se akibona ugikora imbunda imeze kuri yahise akubwira ngo ahubwo yarikanze yinjiye mu rugo rwe rusangamo haje imbunda yambajije abasirikare bari ahangaha icyo baje gukora ahangaha nabubwira nanjye kugira nyine mutwikire namubwiye umusirikare asize imbunda ahangaha agera muri toilette arambwira none se wemera gufata imbunda gutya uyirekera ahangaha agize ubwo yanze kwinjira mu nzu ko nyine yari yaragiye yaje nyine asanga nyine mukorera surprise ndabimwereka gutyo gusa yarikanze yashatse no kwirukanka ndamubwira n'imbunda zirangana izo nakoze ibiki byose ndabimupresenta nyine tu noneho nyuma yaho amaze kumenya ko ibi bintu ni wowe ubikora yabyakiye ute ebana yarishimye byatari ariko ko nyine ntago yumvaga ko nyine nakora n'imbunda tu ko yabonaga nkora amazu ariko nyine urumva nyine umwana agukure mu maso akora utuntu n'uduki aba akuzi neza cyane urumva bango ebana byaramutunguye kubona nanakoze imbunda kabisa ahangaha imbere yanjye ndi kuhabona n'ikintu kimeze nka kasike ziriya n'ubusanzwe njya mbona n'abasirikare wayifata ugasobanurira abantu nimba ari we wayikoze uko byagenze ni kasike nakoze abakunzi bayiriye murayibona neza iyi ni kasike nakoze ahangaha nko muyibona hano niho bashyira night vision ko njye ntago nzi kwakitinga ndi umusirikare ntabyo nzi ariko wowe ndikora byakubera abazungu birababera cyane sinzi impambike zarangiye niyambarire nubundi nihere n'imbunda imwe nyijyane reka ze ukubite n'imbunda ahubwo ndikubona ahubwo wowe warayobye ntabwo ari kubona nayo by'umwuga
yuma cya kindi shaka basi ariko miyo ngiyo naribe miyo ngiyo nanjye akangaka kazajya kandi hagarara mari hagarara abantu bakwiye wese gufashe nawe nk'umusivile mari fata imbunda gutya kabisa sanamufashe Mike nukuvuga iyi ni Mike nago njya nyirekura iyi ni inkoni yanjye ngewe mwabibonye umuhungu aranyakije ipantaro n'ishati byose kwitana za antibari n'inkweto none se nabyo se ujya ubikora dore ngiki iki si icyombo se ma abakunzi barabibona dore ngiki iri icyombo ahubwo si iki ngiki ngakira vogera aha turi harya aha ni ku buvumo bw'ikanembwe niho duhagaze ubu ngubu tukaba turi mu rugamba nyine ubu aho ingamba zambaranira urakoze cyane kundemera urakoze kundemera iyi ngofero yo ndayigumana nanjye murakoze mbo urateganya iki rero kuba abanyarwanda bari kubona noneho ibikorwa byawe utangiye kugerageza noneho kubimurikira n'abantu ngo babibone mu gihe mbere byari ibyawe no mu rugo ari mwe mu byirebera mwarabyishimiye mwenyine noneho n'abanyarwanda batangiye kubibona bagiye gutangira nabo kwishima kubera no kubona ko hari umunyarwanda ushoboye urateganya iki abanyarwanda mbayishye ibintu byinshi cyane ko ibingibi ni bike mu byo ngomba kubereka ntabwo ndabereka indege sindabereka n'igifaru ko ni byinshi cyane ngomba gukora kabisa bo gusa bitegure kubona sinema yo mu Rwanda iri hejuru cyane ntago turi bwugame kubera ko turi abasirikari dufite imbunda nta musirikari wugama ngo atinye imvura reka twicare twiganirire kuko ubundi se utaganiye n'umuntu no mw'imvura ngo wereke n'abanyarwanda neza ko ibintu muri gukora koko mubikunze waba uri ikibazo nawe ubwawe mugabo njyewe numiwe ku myaka 19 kuba wakora imbunda utarigeze ubaho umusirikari utarigeze cyangwa muri famille yanyu harimo umusirikari wapi nta musirikare kabisa nta musirikari urimo okay ambo tubwire n'ibindi ukora nyuma y'izi mbunda n'iyi nzu tubwire n'ibindi bintu ukora muri ibintu byinshi cyane nuvuga ngo ni gakonse nyine urumva nyine no kubaka ndabireba kabisa ibintu mu mashikade urumva ndayikora nyine amadese muri machine n'ibiki byose n'ama background urandayakora tu ushaka kumbwira ati ngewe nkeneye ahantu turi ninjire mbona abantu baharasaniye mbone ari ahantu habereye intambara ku buryo abantu ubona nyine iyo winjiye ugakubitaho kamera y'abantu uvuga ahantu habereye intambara kabisa ibyo ni ibintu byanjye kabisa gusa nyine ku banyarwanda biteguye ibintu byinshi cyane mu Rwanda bitegeye bana kubona ibintu bifite karite ibintu byiza cyane abakunzi ba Meza TV nongere mbibutse ko iki ni ikiganiro Gisenyi Talent Vibe mukaba muri kumwe na Gitera n'undi musore ongera ubibutse izina ryawe banyita Olivier ariko benshi nyine bakunze kunyita Olix amazina ariko abarabiri wakunze kuvuga Ndagijimana Olivier witwa Ndagijimana Olivier tukaba twabazaniye umugabo witwa Ndagijimana Olivier wakoze imbunda akora inzu icyombo ateganya no gukora indege arashaka mbese ngo guhindura sinema nyarwanda ku buryo ibikoresho bazajya bakoresha muri sinema nyarwanda bizajya biturukiwe ariko bize biri gukora action nk'isanzwe iba haba mu gisirikari haba muki niko gahunda yimeze ongera ubwira abanyarwanda icyo wifuza ko ibi bintu byawe byakugezaho ibi bintu byanjye ndifuza kubigeza ahantu hakure cyane kuko icyambere cyo urabona tureba filime z'abazungu urabona ko turazireba hari nubwo nyine nkanjye sinzi France ariko nyine hari genda ya filime ya France ariko nyine numva ni nziza nkanayikurikirana sinumva ibyavuga ariko nareba ibintu bari gukora nkabikunda nkamenya na filime ikishatse kwerekezaho muri urwo rwego nanjye navuze ati ikinyarwanda cyacu bani ikinyarwanda hari abantu benshi batakizi cyubahwe kabisa rero muri ubu buryo bwanjye nshobora gufata niba twakoze boro nziza sibyo urabona nyine abantu bo hanze ntabwo bakunze kureba filime z'abanyafurika cyane ariko babonye ari ikintu gifatika no nifuza yuko nabo bajya bareba filime nyarwanda ikaba kuri no mu kinyarwanda
ku buryo nabifuza urateganya no gukina filime ubwo ndabyo birumvikana kuko nyine urumva ibi bintu ntabwo bitunga ari byo kureba gutya gusa birakoreshwa mu makipe muki ebana ariko na filime nayo uruhare runini ifata uruhare runini cyane muri entertainment nyine yo mu Rwanda n'urwo rwego nyine nanjye nshaka kugira y'itafari nyine nshyiraho ryanjye mvuga ati ebana nanjye ari ikintu nakoze nyine kuri sinema nyarwanda. Impano yawe ku giti cyanjye ndumva yaratinze kumenyekana, ubona ari iki cyatumye impano yawe itinda kumenyekana? Ikintu cyatumye cya mbere impano yanjye itinda kumenyekana navuga n'ubushobozi. Amayidi mba nyafite ariko nyine ubushobozi bikambera ikibazo. Buriya kugira nkore iyi nzu kugira nyikore ihagarare gutya ntwaye amafaranga menshi cyane ajya kugera mu 30,000 urumva, kugira nyagarike nshyire mu installation nkore urupangu nkore ibiki byose ni ibintu byinshi cyane nyine ni ibintu byinshi mpuza, ariko nyine ndamutse mfite ko umushobozi man nakora ibintu birenze cyane. Ngiye ikintu cyose kiri physical man ngewe sukwiyemera kabisa, ariko ngiye ikintu kiri physical yana nshyira hariya kabisa. Ukaba se usaba iki buri muntu wese uri kureba iyi video yawe yagufasha iki? Ni kuvuga ngo icyambere cyo bamfollowing my Instagram Olix byonyine Olix bamfollowing bareba ibintu byanjye nkora urumva, kandi nanone bitega ibintu byinshi cyane abana ngiye kubahereza mu minsi iri imbere. Nk'umuntu uri kureba iyi video nyine ni benshi bari kwireba badukurikiye nk'aba producer cyane cyane ndanabakeneye cyane buriya nyine man abantu nabo bafite ku mpano cyane cyane nko kweditinga urumva nyine nkora bino bintu ariko bikena na edit mbese ibintu birunganirana urumva. Bura nka gutya nk'urugero urarya ariko udafite umunwa ntago byamanuka urumva, niyo mpamvu n'ibintu nyine no guhuza nyine imbaraga nyine kugira no kunganirana. Niyo mpamvu nabo bantu nabo mbakeneye bakazakoresha materiel zanjye ebana materiel yose bakeneye bayikenera hayibahereza kabisa. Aka kanya se umuntu uri kukureba akaba yumva yifuje kuba yakifatanya nawe akaba yakumanaginga cyangwa se akaba yagira ubundi buryo ubwo ari bwo bwose mwahura, hari nundi wenda ubikora ibi bintu ariko akaba atari ku rwego uriho ukaba umurenze akaba yifuza wenda ngo umuhugure, abo bantu witeguye nabo kubafasha cyakubakira? Ebana abo bantu bose ndabakira kabisa, niteguye kubafasha ko nyine ibintu bura icyambere no gufashanya bro. Bura nibyo narabivumbuye ariko nago nzabipfana nyine ninapfa nzasiga ikintu gifatika urumva, ku buryo nyine bazajya bavuga iyi boro nubwo twikora gutya ariko hari umuntu twayikuyeho urumva. Nyine ndabikeneye nawo ngabo bose ndabakeneye aba sponsor urumva, ntabwo akora ibintu nk'ibi ngibi ngo birebe gutya, akeneye abantu bashiramo ibiceri urumva, ubundi tugakora ikintu kiri big byataye. Umusirikare ubwo se reka niko byatumye ukunda igisirikare buriya cyane? Naragikunze ariko suvuga ngo no kukijyamo, ahubwo nyine bura ikintu ugikora kikujyamo nyine muri wowe ukumva nyine ntabwo nshaka umusirikare, ariko nyine uburyo amarelation baba bafite nyine n'iki byose ubona nyine ndabikunda ndabifiringa byataye. Mvishe watubwiye ngo urumva wifuza no gukora indege, wumva indege wakora yose izabimeze ushaka kuzaba umunyarwanda wa mbere ukoze indege abantu bakayigenderaho? Ebana nge ndifuza gukora indege ya danger urumva, indege kajugujugu jamwe abantu bane urumva iteguye koko n'imipanga izenguruka n'ibiki byose, ku buryo ebana kuri sene uzagire ahubwo wikangemo indege. Nge ndifuza mani burange hari indege nyine mu Rwanda mbona no kuvuga ngo reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ni Gisenyi Talent Vibe, turi kumwe na Gitera, muri kumwe na Gitera, tukaba turi kumwe n'impano umuhungu witwa Olix, akaba ararenze kandi cyane namwe mwabyiboneye, nta kintu atatweretse, yatweretse inzu. Reba inzu rero uramutse uyifite uri umusore iyi nzu ubundi mu nzozi zawe inzu nk'iyirimo mani ntago yabura bro, ntago yabura ko gukora ikintu ubona ni cyiza uracyifuza cyane. Ingahe iyi nzu uraba uyiteretse muri rubo mani sinakubwira ngo imyaka, ariko nyine ndayifuza muri future yanjye, nifuza kuzaba ahantu heza, inzu niteguriye kabisa.
ifite na design nziza n'ibiki byose birumvikana. Nizere ko abantu bazi yuko impano zibera mu murwa gusa mubibona ko no mu ntara impano turazifite. Abanyamakuru mumanuke mwegera abana bo mu ntara, twafashe ya mbere twebwe kubazamura bose za mpano tukajya twinjirayo. Ahangaha noneho twageze ikanembwe, aha niho bita ikanembwe. Turi kumwe n'uyu muhungu afite impano itangaje pe, nagatangaza. Mwese murakurikira ikiganiro kuri Meza TV muraza kubibona. Uyu muhungu akora imbunda, akora inzu, afite ibyombo, yanyambitse ingofero, afite inzozi zo gukora n'indege kandi nabwo ngo bidatinze. Mwebwe gusa ngo icyo musabwa ni ukumushyigikira. Ndagira ngo ugire icyo usaba itangazamakuru. Itangazamakuru ndisaba ibintu byinshi cyane ariko cyane hagurya mwagize gutya mukangeraho mukerekana ibintu byanjye bana byamfashije bya atari ko n'abantu benshi cyane bafite impano ariko nyine barabakeneye bya atari kugira mwerekane impano Rwanda nyine abana b'u Rwanda bafite. Akenshi nyine usanga nyine impano reba nk'impano yanjye ndayifite ahanga ariko nyine ntago nakabonye iyo chance nyine yo kuhura n'abanyamakuru kugira ngo berekane ibintu byanjye. Urumva nyine ikinyamakuru kirebwa n'abantu benshi cyane, urumva social media irakurikiranwa bya atari. Iyo mufashe gutya mani support nini bya atari mutugaragariza tu. Gira icyo usaba abantu bakuba hafi, cyangwa se ugire n'abamwe ushimira mu bantu mu byo umaze kugeraho bagufashije, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abana shimye buri umwe wese nyine tubamfashije ku mayide n'ibiki byose. N'aba parents banjye bana baramfashije bya atari kuko nyine hari gengira nk'akabazo nyine k'ibikoresha kahita bameneramo nyine tu kugira nyine nkore boro imeze neza. Nkuko bisanzwe akaryoshye ntago gahora mwitama. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro Gisenyi Talent Vibe. Mukaba mwari kumwe n'umugabo bita Gitera, wa undi umuhana vayo Nyamutegera kazaza ejo. Tukaba twari twasuye umusore ufite impano witwa Olix. Uvuga amazina yawe yose. Ndagijimana Olix. Witwa Ndagijimana Olix. Tukaba turangije ikiganiro cyacu, tukaba tubashishikariza kugira ngo mukande subscribe kuri channel ya YouTube yitwa Meza TV. Mukore share, mukore link, unakanze no kunzogera ntibyatugwa nawe mukunzi wacu. Kandi turabakunda abanyarwandakazi. Imana igumye barinde. Murakoze cyane kabisa. Sawa.